guys mwabonye ibintu yankoreye nangiye kumubaza ibibazo byinshi ntabwo bikomeye cyane ngiye nagize impuhwe bitewe n'ibintu yankoreye. Ntabwo mbere y'ibibazo twabanza tugasenga ko numva bikomeye. Oya turasenga bishoje nubasha kubisubiza turasenga ariko Imana yagushoboje kubikora. Igihe umwana bakura avuga ngo wenda nzaba umuganga nzaba umusirikare wowe umvaga nta kintu navugaga ko nzaba perezida, numvaga nzaba Kagame wo mu Rwanda. Njye numvaga abaperezida bose ari ba Kagame. Hi guys, mumeze mute? Njyewe meze neza, nanjye meze neza. Tubaye ikaze kuri YouTube channel yacu Amata TV. Njye nitwa Inshyushyu. Njyewe nitwa Ikivuguto. Guys, turabashimira kubw'urukundo rwanyu, kutwitaho, kudusapotinga. Nukuri muraba akamaro kuri twebwe. Urukundo rwanyu nirwo rutumotiva komeza tubagezaho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Mukomeze mudusapotinge nta rungu muri kumwe natwe. Subscribe mukomeze muyibuke cyane. Hanyuma rero guys, nyuma yo kugukorera prank agarukanye umujinya mwinshi cyane ngo w'ibibazo. Guys mwabonye ibintu yankoreye nangiye kumubaza ibibazo byinshi ntabwo bikomeye cyane ngiye nagize impuhwe bitewe n'ibintu yankoreye ariko ngiye kumubaza ibibazo murushaho no kumumenya. Guys mukeneye kumumenya, mukeneye gusobanukirwa ngo Ikivuguto ni muntu ki. Uyu mubona ni we njye. Reka mubaze ibibazo mumbabarire mwe muhari mwumve ibintu asubiza. Ntabwo bikomeye ngiye ndi umwana mwiza, ngiye ndi umwana mwiza ntabwo namubaza ibibazo bikomeye. Washyizemo ububeri bwose. Guys, niba harimo ubugome namwe muraba mubireba. Kwezi nta bugome namukorera mwarabibonye ibintu yankoreye. Njye naje ndi umwana mwiza. Gute uryama ukageza saa 8 z'amanywa? Ntabwo wibaza iki? Sawa nta kibazo njye ntabwo ndi umwana mubi ntabwo nagukorera bya bintu byose. Hanyuma guys ngiye kumubaza ikibazo cya mbere kirabaza ngo ntabwo mbere y'ibibazo twabanza tugasenga ko numva bikomeye. Oya turasenga bishoje nubasha kubisubiza turasenga ariko Imana yagushoboje kubikora. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wumvaga uzaba iki muri kariyeri yawe? Muri kariyeri subu hari icyo nari nzozi nigeze ngira ngiye ibintu byose biranguririye simbeshye urabigishwe n'uwumvaga hari igihe umwana bakura avuga ngo wenda nzaba umuganga nzaba umusirikare wowe umvaga nta kintu navugaga ko nzaba perezida, numvaga nzaba Kagame wo mu Rwanda. Njye numvaga abaperezida bose ari ba Kagame. Ndavuga ati njyewe nzaba Kagame wo mu Rwanda. Ikibazo cya kabiri ni ndero urumodo wawe. Subu sinzi cyo kora nkunda Muyango. Muyango bakimenye kandi ari umubyeyi mwiza kabisa. Nyiro urumodo wawe no kuvuga ngo wakora nk'ibyo akora nyine wumva akumotiva. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo niki inshuti yawe yagukorera ukayireka? B. Na B. Na C. Ibintu birimo na section. Niki inshuti yawe yagukorera ukayisiba mu nshuti zawe? Ninde muntu wagize uruhare rukomeye mu buzima bwawe kugira ngo ube uri we uyu munsi? Ikintu inshuti yanjye yankorera nkayisiba, inshuti yanjye rero yose yagerageza kwataka famille yanjye, avuga nyine wenda nko ku muryango, cyane cyane kuri mama wanjye burundu nkaho ntanakumenye. Umuntu wagize uruhare kugira ngo mbe uwo ndiwe ni mama wanjye of course. Yego. Ikindi kibazo uteganya gushaka umugabo ryari cyangwa n'igiteganya? Ndabiteganya ko ntawe mfite, nimubona nzamushaka. Harabura umugabo ngiye gahunda ndayifite. Ubu umugabo aje no ntanga wahita ugenda? Aje afite gahunda twagenda da. Sure. Ahubwo ubu ndimo umugeni munyitege. Ikindi kibazo ufata gute abamama muri rusange by'umwihariko mama wawe? Bana we mufata gute? Imana ufata gute abamama muri rusange by'umwihariko mama? Abamama bose n'ab'ingenzi nabo kubahwa, ni abantu nyine bakomeye mu buzima bwa buri muntu kugira ngo abeho bya uruhare runini banumva ari umumama ngewe, kuko niwe ufata risike zikomeye akajya hagati y'urupfu n'ubuzima kugira ngo umuntu avuke. Mama wanjye rero ni umuntu ukomeye ku kigero kabisa, ni nk'Imana yanjye ya kabiri pe. Ikindi kibazo gifite na B. Iyo ubabaje umuntu ukora iki ngo
umwiyegereze kugira ngo arusheho kugira ngo nyine urusheho kumubera inshuti nziza. Ni iki kintu ukora kugira ngo we ube waba inshuti nziza kuri we? Iyo wabaje umuntu ukora iki kugira ngo umwiyegereze? B, ni iki kintu ukora kugira ngo ube inshuti nziza ku muntu? njyewe iyo mbabaje umuntu musaba imbabazi, nyine menya uko nakosheje nkasaba imbabazi. Ikintu nkora kugira ngo mbe inshuti nziza ni ukumenya ibyo inshuti yanjye ikunda n'ibyo yanga, ngakora ibyo ikunda, ibyo yanga nkabigendera kure. Wigeze kubabaho mu rukundo, uwo muntu wakubabaje yakoze iki? Kubabara si uburyo nawe nkibizirikana, biba biraho bihita birangira njyewe. Ariko warababaye Muri icyo gihe nyine icyo gihe nyine hari habaye iki? yari yakoze akantu kabi mo gake, ariko ntabwo ari cyane ku buryo naba nkibizirikana. Nyine ndababara gusumba numva bitagifite agaciro. Umwana mwiza. Yego, sindi umwana mwiza cyane bibabwire. Ni umwana mwiza guys, urumva umuntu utazirikana ibintu bamukoreye. Bibi byiza ndabizirikana, ushaka kuvuga ko byose ndabizirikana. Ibibi nyine ntabwo ugira inzika, uwo mwana mwiza pe. Ikindi kibazo, ukunda kurya iki? Ni iki kigushimisha iyo umunsi wawe wagenze neza? Nkunda kurya ibirayi. Ikintu kinshimisha iyo umunsi wanjye wagenze neza ni ukusubuniki. Ni umunsi utarimo amahane, nyine nta muntu ugonganye nawe utubwirane nabi, aho biba ari sawa cyane. Umunsi wawe wagenze neza. Ikindi kibazo, kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kwitwa inshuti yawe, kuri wowe aba yakoze iki? Cyangwa nyine n'iki kintu kugira ngo uhamagare umuntu ngo ni inshuti yanjye, haba habaye iki? uwo muntu ameze gute? Umuntu w'inshuti yanjye ni umuntu duhura nyine tugahuza. Hari igihe uhura n'umuntu ukabona murimo guhuza ibintu byose, ntabwo wenda byaba byose 100%, ariko nyine kuko nawe uba uzi ko uwo muntu atari wowe, hari ibyo mukwiye guhuza, hari n'ibyo mudakwiye guhuza, buri wese akaba we ku giti cye. Iyo umuntu rero turimo guhuza ibintu abantu bagahuje n'ubundi mu buzima busanzwe, aba ari inshuti yanjye. Gusa ni iki nyine kugira ngo urumva, kugira ngo umuntu ajye kwitwa inshuti yawe? Umuntu yumva, umuntu ukeyaringa, umuntu ukunda abantu, nyine ugira urugwiro, utagira negativity. Ntabwo utagira negativity? Yego, udatekereza nyine ibintu bibi ku bantu, uwo muntu aba ari inshuti yanjye. Izo nshuti zimeze gutyo ziba zifite? Ndazifite inshuti z'ikivuguto, muzirebe bazikunda, ni abana beza pe. Ikindi kibazo, ugize amahirwe yo guhura n'umuntu umwe mu basitari, yaba nde? Kubera iki? Ni iki kintu wamubaza? ngize amahirwe yo guhura n'umuntu umwe mu basitari, nahura na Keve, kubera ko mukunda, mufana, namubaza impamvu yashakaga gufungisha Scott. Keve se uramukunda kuri urwo rwego? Hanyuma arabizi se? Wagerageje wenda nko kumwandikira nko ku mbuga ze nkoranyambaga? Narabimwandikiye. Yarabibonye se cyangwa ni yarabisubije? Umwana mwiza ntabwo ajya byose yarabisubije. Zamudusubize natwe mubwiye ko tumukunda. Namwe mumwandikire mu mufollowinge kuri TikTok, ze mumwandikire azabasubiza. Mujye mutera kuri TikTok. Yitwa Kevin. Guys, mwumve umuntu ikivuguto akunda, namwe mumukunde. Ni umwana mwiza ntabwo ajya arya sine. Nimubona na nimero ze mukamuhamagara azabitaho. Ikindi kibazo, ufite iyihe mpano? Impano yewe niyo kubyitiranya no kujijinganya, nta mpano ngira. Ntabwo ibyo bibaho, nta muntu utagira impano muri buno buzima. Ni ukuri ntayo, keretse impano yo kurya. Byose urabibasha? Wayinerega n'impano ku buryo wayizamura, kuko hari abantu benshi bagiye bazamura iyo mpano yabo yo kurya. Ubwo rero nanjye ndi umwe muri abo. Ufite impano yo kurya.
guys igihe udafite impano yo kurya mube mubyumva nta yindi mpano yigirira ntayo pe agira impano yo kurya mujye muhereza ibyo kurya yiriye ntayo mumpe ibiryo nirye mbere kuko bikorwa. ikindi kibazo ni iki wifuza ko abantu bagutekerezaho abantu bantekerezaho nta kintu nakifuza, buri wese yanekereza uko abishaka ariko nyine ugize nk'amahitamo yo kuvuga ngo abantu bajye bantekereza gutya ni iki kintu wakwifuza ko bagutekerezaho? nakifuza ko bantekerezaho ibyiza gusa gukora nta kibi kabisa, umuziranenge miseke igorora. kuko se waba udafite icyo kibi cyangwa nyine gusa ukifuza ko bagutekerezaho ikibi njye mfite uko nshobora ko abantu bantekerezaho nakora ibyiza nabo bakabintekerezaho. ikindi kibazo ikindi kibazo ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima? B ni iyihe memories wibuka yo mu bwana ugaseka ikagusetsa? ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima ni ukubona umuvandimwe. Memori nibuka yo mu bwana agaseka ni ukuntu twajyaga twiba ubunyobwa njyewe n'uwo muvandimwe tukajya kuburya tubutwaye mu mifuka. ikindi kibazo ni ibihe bintu bitatu utabasha kubaho udafite? imyambaro, ibiryo na interineti. ibiryo ntabwo sinabaho. kubanza nabaho nabi, naba mbayeho nabi ariko wabaho. ikindi kibazo ni kiba gifite A na B. Iki cyatuma ubona ko umuntu atari inshuti yawe nziza? ni irihe jambo cyangwa ibikorwa bikwereka ko umuntu ari inshuti yawe nziza? ikintu kinyereka ko ari inshuti yanjye nziza, umuntu ari inshuti yanjye nziza. ni irihe jambo cyangwa ibikorwa bikwereka ko umuntu ari inshuti yawe ya nyayo? ijambo yambwira se nyine amagambo yasobanura nk'inshuti yawe ya nyayo. ni iki cyatuma ubona ko umuntu atari inshuti yawe nziza? ikintu cyanyereka ko umuntu atari inshuti yanjye nziza ni wa muntu uza akakwereka nyine ko akuri hafi ari umuntu wawe, yagera ku ruhande akarunga ibintu bitari byo. ikintu kinyereka ko umuntu ari inshuti yanjye nziza ni umuntu nyine uhaba naba mpari cyangwa naba ntahari akaba ari mu ruhande rwanjye. tugana ku musozo, ikibazo cya nyuma ni iki wumva umuntu wese yagomba kwiga mu buzima bwe? ni iki wumva umuntu wese yagomba kwiga muri buno buzima? kubana neza n'abantu, kubana neza, kubaho nyine utiyemera kuko ubuzima ni buto, ni bunini ariko ni na buto, isaha n'isaha biratungurana. hanyuma rero n'ibyo bibazo nari mufitiye guys, murabyumva ko ari umuhanga, azi gusubiza azi gusubiza neza rwose, ni umuhanga pe. hanyuma rero impamvu y'ibi bibazo ni ukugira ngo nyine murusheho kutumenya, mumenye twebwe ba nyabo, mudukunde mutuzi. hanyuma ikindi kiganiro kizaza azaza mbaza ibibazo nk'uko mwabibonye, nyine tugenda tubazanya ibibazo bijyanye n'ubuzima bwacu kugira ngo turebe se ni muntu ki, mudukunde mutuzi. hanyuma rero nawe turamushimiye ko yabashije kwihangana agasubiza ibyo bibazo neza, mukaba mwabashije kumumenyaho. tuzagenda nyine tumenyana gake gake kugira ngo mudukunde mutuzi, mukomeze kudukunda. mana yanjye ni ukuri urukundo rwanyu nirwo rutuma tugakora bino bintu, biradushimishije cyane. mana we ntabwo twabona tubivuga, nyine muri ab'ingenzi mu buzima bwacu pe. muhari turanyuzwe, tumeze neza, turishimye, twishimiye kubagira. guys bye guys, turabashimiye. mubeho mwishimye, amahoro y'Imana abane namwe.